Imana ishimwe yuko irindi jambo yavuze ikarisohoza. Nje muri iri jambo ndagira ngo nguhanurire nkubwire yuko hari ubuzima Imana ikwiriye kuguhubuzamo. Hari ahantu ukwiriye kuva, hari ahantu umaze igihe ukwiriye kuva. Hari ibintu byakuziritse, ibindi birakuzenguruka, ibindi bikubararaho, ibindi biragukingiriza, ndetse usa nabyo. Ariko Imana iguhubuze muri ubwo buzima, ugere ku rwego ibibazo Mwuka w'Imana byogoshe abikureho. Ibyo wambaye nk'imyambaro abigukuremo, akwambika imyenda y'ibisubizo. Abantu nibabona isura yawe babone ko nawe watabawe. Imana isoza ijambo wavuze, ijambo yavuze ku buzima bwawe. Birashoboka cyane ko iminsi y'ubuzima wanyuzemo n'ibihe byose waciyemo byakwibagije amasezerano y'Imana, bikwibagiza ibyo warose, bikwibagiza ibyo abahanuzi bahanuye, ndetse wibagirwa nawe ubwawe ibyo wizera. Ibyo bibaho mu buzima. Abantu muvukana n'abo muturanye n'abo mwabanye, hari igihe bakurwanya bakakunaniza bakaguta mu rwobo, ahantu wibagirwa amasezerano. Hari igihe bakugurisha mu banyamahanga, ugakora urugendo rurerure rw'ubuzima n'umubabaro ukibagirwa amasezerano. Hari igihe ugera mu rugo kwa Farawo ukungukira abandi gusa, ibintu ukoze ukajya wungukira abandi bakakubonamo umumaro, ariko bo ntacyo bakumariye, ndetse nawe ubwawe ntacyo wimariye. Birashoboka ko uyu munsi uri muri gereza, ukaba uri muri gereza ahantu udashobora gukora. Iyo mvuze gereza ntabwo mvuze aya magororero ya leta, oya. Ndavuga gereza y'uburwayi, ndavuga gereza y'ubukene, ndavuga gereza y'abarozi. Hari ibintu bikwataka bikaguherana ku buryo udashobora kwiyagambura ngo ubivemo. Iyo ni mabuso, ni ahantu uba uri weho ubwawe udashobora kuva, ahubwo icyagushyizaho kikakugenera ukubaho, ukahanywera amazi y'agahimano, ukaharira n'umutsima w'umubabaro n'agahinda. Gereza y'urushako, gereza y'urugo rubi, gereza y'umukoresha mubi. Za gereza zirandagaye mu buzima bw'abantu. Abantu uyu munsi bakingiraniye muri gereza y'ibyaha. Abantu uyu munsi bakingiraniye muri gereza nyinshi. Ariko Umwuka w'Imana ndaguhanurira ngo Yesu nashimwe cyane. Bene data mudukurikira kuri African 4 News, ubu ni umwanya w'ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Mu gihe gitoya turasoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya 41, dusome n'umurongo waho wa 14. Maze Farawo ahamagaza Yozefu, amuhubuza mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara n'imyenda, yinjira aho Farawo ari. Amen. Maze Farawo ahamagaza Yozefu, amuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Amen. Iri jambo ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo ry'amasezerano, ni ijambo ritwereka ubushobozi bw'Imana mu bihe byose. Ni ijambo ritwereka ko Imana ariyo kwizerwa. Ni ijambo ryongera kunyereka ko Imana irinda ijambo yavuze. Imana abwiye Yeremiya ngo ubu uruzi iki? Yeremiya aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Ariko mu zindi Bibiliya haravuga ngo uko niko ndindisha ijambo ryanjye inyundo cyangwa impiri, niko ndirindisha igitinyiro, ku buryo nta mpamvu nimwe yatuma icyo navuze kidasohora. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryongera kunyereka ko Imana idashobora kwibagirwa. Ikintu Imana yabwiye umuntu ntabwo ishobora kukibagirwa. Twebwe Imana ishobora kutubwira ibintu tukabyibagirwa, kuko kenshi mu buzima tujya twibagizwa n'ibintu runaka, tukibagizwa nabyo iby'Imana yatubwiye. Iyo usomye iri jambo muri iki gice cya 41, ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo waryumva neza ngo umenye neza uyu Yozefu urimo kubwirwa
umenye uyu Yozefu uhamagajwe n'umwami w'ikirenga uyobora ibihugu 120, ngo umenye Yozefu uyu ari we, ngo umenye uyu Yozefu ukuwe muri gereza, umenye Yozefu winjijwe ahantu Farawo ari. Ntabwo wabasha kumwumva, bigusaba ko usubira inyuma ukajya kwa Yakobo abyara abana 12, ugasubira mu nzozi Yozefu yarose ari umwana w'umuhererezi, aho ubwe yiboneye abavandimwe be bose bamupfukamira ndetse n'imitwaro yika, noneho ugasigara wemye, aho yabonye ukwezi n'izuba bimupfukamira. Aha niho ubona neza ko Imana yari izi umugambi, yari ifite umugambi mwiza kuri Yozefu, ugasobanukirwa neza ko Imana yari ifite aho yari yarabwiye Yozefu izamugeza, ibimubwira mu nzozi. Iyo uhereye uwo munsi ukareba urwango yanzwe na bene se, rwamuganishije kurokoka urupfu rukomeye rwateguwe n'abantu 11 bose, noneho agatabarwa n'Imana, nabwo kandi ntatabarwe ngo asubire kwa se kubaho neza mu rukundo rwa se, kuko ngo se yari yaramudodeshereje ikanzu nziza y'amabara iruta iy'abandi bana bose. Kuko uyu mwana Yozefu yavukaga ku mugore, navuga ngo utari uw'ishyari, umugore w'iseze, umugore w'urukundo. Yozefu yavukaga ku mugore ise yakunze. Abandi bavukaga ku baja, abandi bakavuka ku mugore yatsindiriwe na sebukwe. Ariko Yozefu n'umwana we na Benyamini n'abana yari yaribyariye kuri Rasheli, umugore we yakunze, akamutendera imyaka 7 bakamuhareya. Ubwo rero yarongoye Leya barabyarana, ariko Rasheli aho yongeye kumutendera indirindwa buru urubyaro, bamuha Zilipa na Biruha barabyarana babaja, aza kubyara nyuma kuri Rasheli ho uyu mwana Yozefu, ndetse amubyaraho na Benyamini. Rasheli yapfuye ari kubyara Benyamini. Aba bana rero bibutsaga se urukundo yakunze nyina. Iyo yababonaga yaranezererwaga, akibuka urukundo yakunze nyina rwo mu busore. Imana ishimwe. Byatumye irongwa dodeshereza uyu mwana w'ikanzu nziza cyane, yarushaga ubwiza iz'abandi. Hari ikintu Imana yakuvuzeho, hari umugambi Imana igufiteho, ni nacyo gituma Satani akurwanya. Ntabwo Satani ubundi ari weho arwanya, ahubwo arwanya icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwiza uburyo bamwanze ngo bamugeza ku rwego bamwica, ariko arokorwa n'umuvandimwe wavuze ati reka twere kugambanira amaraso hatariho urubanza, ahubwo reka tumugurishe twibonera amafaranga yo kugira ngo n'ubundi umuntu apfe tube dufite icyaha ko twishe, reka twibonera amafaranga. Bamuha abanyamahanga, baramutwara bamujyana mu isoko kumugurisha buhene. Aragenda agurwa n'abo mu rugo kwa Butifari. Aragenda Yozefu ahura n'ibihe bigoye mu rugo kwa Butifari, byaje kumwerekeza no muri gereza akatirwa burundu. Unyumve neza, ubundi Yozefu yagomba gukatirwa ubwo gupfa kubera icyaha yarerwaga, ariko kubera umugambi w'Imana akatirwa burundu. Sibyo? Buriya iyo apfa ntabwo ibyo Imana yavuze byari gusohora. Ni nayo mpamvu nawe nkurikiye ushobora kuba utarapfuye, undi wagakwiriye kuba warapfuye, ariko ntabwo wapfuye, kuko hari ibi nubwo umeze nk'uwakatiwe burundu, icyizere cyo kubaho cyararangiye. Hari ibintu ubona ko wacutseho byarangiye, ariko ntiwakatiwe burundu. Yozefu ariko wakatiwe burundu, ntiwapfuye. Yozefu akatirwa burundu. Iri jambo twasomye nibwo Imana yibutse Yozefu, ikoresha umugabo witwa Farawo binyuze mu nzozi no kurotora. Farawo ategeka ko ngo bakura Yozefu mu nzu y'imbohe. Bibiliya yatubwiye ko bamuhubujemo,
yavuyemo bidaciye mu mategeko cyangwa amabwiriza, bamuhubuzamo, baramwogoshesha kuko yari afite ibibazo kuri we binagaragara, bamwambika indi myenda kuko isura ye yari iy'ibibazo, nuko bamwinjiza kwa Farawo. Ibyo yaboneye kwa Farawo urabizi, kuko yahagabanye intebe ikomeye mu gihugu cyose cya Egiputa ikurikiriye Farawo. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe yuko irindi jambo yavuze ikarisohoza. Nje muri iri jambo ndagira ngo nguhanurire nkubwire yuko hari ubuzima Imana ikwiriye kuguhubuzamo, hari ahantu ukwiriye kuva, hari ahantu umaze igihe ukwiriye kuva, hari ibintu byakuziritse, ibindi birakuzenguruka, ibindi bikubararaho, ibindi biragukingiriza ndetse usa nabyo, ariko Imana iguhubuze muri ubwo buzima ugere ku rwego ibibazo Mwuka w'Imana byogoshe abikureho, ibyo wambaye nk'imyambaro abigukuremo, akwambika imyenda y'ibisubizo. Abantu nibabona isura yawe babone ko nawe watabawe. Imana isoza ijambo wavuze, ijambo yavuze ku buzima bwawe. Birashoboka cyane ko iminsi y'ubuzima wanyuzemo n'ibihe byose waciyemo byakwibagije amasezerano y'Imana, bikwibagiza ibyo warose, bikwibagiza ibyo abahanuzi bahanuye, ndetse wibagirwa nawe ubwawe ibyo wizera. Ibyo bibaho mu buzima, abantu muvukana n'abo muturanye n'abo mwabanye, hari igihe bakurwanya bakakunaniza bakaguta mu rwobo, ahantu wibagirwa amasezerano. Hari igihe bakugurisha mu banyamahanga, ugakora urugendo rurerure rw'ubuzima n'umubabaro ukibagirwa amasezerano. Hari igihe ugera mu rugo kwa Farawo ukungukira abandi gusa, ibintu ukoze ukajya wungukira abandi bakakubonamo umumaro, ariko bo ntacyo bakumariye ndetse nawe ubwawe ntacyo wimariye. Birashoboka ko uyu munsi uri muri gereza, ukaba uri muri gereza ahantu udashobora gukora. Iyo mvuze gereza ntabwo mvuze aya magororero ya leta, oya, ndavuga gereza y'uburwayi, ndavuga gereza y'ubukene, ndavuga gereza y'abarozi. Hari ibintu bikwataka bikaguherana ku buryo udashobora kwiyagambura ngo ubivemo. Iyo ni mabuso, ni ahantu uba uri weho ubwawe udashobora kuva, ahubwo icyagushyizaho kikakugenera ukubaho, ukahanywera amazi y'agahimano, ukaharira n'umutsima w'umubabaro n'agahinda. Gereza y'urushako, gereza y'urugo rubi, gereza y'umukoresha mubi. Za gereza zirandagaye mu buzima bw'abantu. Abantu uyu munsi bakingiraniye muri gereza y'ibyaha. Abantu uyu munsi bakingiraniye muri gereza nyinshi. Ariko Umwuka w'Imana ndaguhanurira ngo aguhubuzemo. Hari amaboko y'Imana akura abantu muri gereza. Imana ukeneye ko Imana uyu munsi guhuza na Farawo w'umugisha. Akira Farawo w'umugisha. Akira Farawo w'umugisha wa mugabo we, akira Farawo w'umugisha wa mugore we, akira Farawo w'umugisha yewe musore nawe mukobwa. Vuga ngo amena, turimo gusoza. Vuga ngo amena ngo dusenge. Vuga ngo nakiriye umugisha. Vuga ngo mvuye muri gereza. Vuga ngo mpubujwemo. Ibyo bisare n'ibindi bikugaragaraho, Mwuka w'Imana abikogoshe kandi bigushireho. Uhagarare mu isi y'ibisubizo, uhagarare ku musozi w'ubutabazi, uhagarare ku musozi w'amashimwe, ufatanye n'abera guhimbaza. Turagushimiye Uwiteka, hamwe n'uyu mubyeyi, n'uyu mugabo, n'uyu mukobwa n'umusore, turasenze tugushima ko amaboko yawe yakuye Yosefu mu bihe bigoye. Ndasabira abankurikiye bose kugira ngo ubatabare, ubakure mu bihe bigoye, kandi imitima yabo iguhimbaze. Hari inzira banyuzemo, hari imisozi bazamutse, hari urugendo bakoze, ibyo byose byabibagije amasezerano yawe, ariko uri Imana irinda icyo wavuze kugira ngo ugisohoze. Iki ni cyo gihe ukwiriye gusohoza aya masezerano yose kugira ngo abantu bagushime. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu, amen. Reka mbashimire mwese muba mudukurikiye kuri African Info News. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitwa Sibomana Pasiteri. Bye bye.